Abajene muri he, umusaza yaje, mwicare rero twongere tuganire turebe uburyo twabashepinga, tubagire abagabo, tubagire inama mubemo abagabo bazima. Umugabo muzima ikimuranga mugomba kumenya yuko burya kuba umugabo umuntu arabiharanira, ntago bipfa guhanuka gutya gusa, urabiharanira. Hari ibyo ugomba kwirinda kugira ngo utanyerera bikakwicira ubuzima. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Bajene rero ngiye kubaganiriza ibintu mugomba kwirinda kugira ngo mubemo abagabo bazima, bityo iki kibazo kiri ku isi hose yaho abagore bavuga ko nta bagabo bagihari kubera yuko abagabo basa nkaho babivuyemo ibintu bya dating, kujya gushaka abagore babivuyemo, ababisigayemo ni babandi gusa bikinwa badafite n'icyo bamaze. Kubera iki? Bahisemo bo umwanya wo kujya kwishimisha mu bagore aho kujya kugira ngo bajye kubaka impaya nk'abandi bose, bubake ubukire, bubake iterambere, biyubake kugira ngo ejo n'ejo bundi bazavemo umugabo muzima. Icyo nicyo kiranga umugabo muzima. Umugabo muzima no wiyubaka mu gihe abandi barimo kuryiraha, we akiyubaka, yiteganyiriza ejo hazaza he n'umuryango we na famiye ye. Niyo mpamvu rero ngiye kubaganiriza mu bintu umuntu w'umugabo agomba kwirinda kugira ngo agire iterambere. Ubundi icya mbere nuko umugabo nyawe, umuntu ushaka kuzaba umugabo, nuko ugomba kwikontorora, nuko ugomba kumenya icyo ukora, ukamenya naho imipaka yawe igarukira, ukirinda bya bintu byo guhora usimbagura. Wahinduye umukobwa, wahinduye girlfriend, mu mwaka umwe ukaba wagize aba girlfriend 6. ni ukuvuga yuko wowe uri mu mukino competition nk'abantu bana b'abasore ba Jezi. Ubu ngubu akazi kabo ni icyo ngicyo gusa, ni nabyo birimo kwica abana, igihugu n'isi, kubera yuko abasore murimo murashaka guhinduragura abana b'abakobwa nk'aho muhindagurana amapantaro, nk'aho muhindagura amamodoka. Ibyo ntabwo ari byo. Ese bibaye kuri mushiki wawe byagenda bite? Ese byagushimisha ari mushiki wawe bahora bakora gutya, basohora binjiza, basohora binjiza? Ntekereza yuko bitagushimisha. Bityo rero ikontorore, wirinde, umenye icyo ushaka, ubaka empire yawe, ureke ibyo kwishimisha. Reka turebe icya kabiri, irinde uburakari. Uburakari ni ikintu kibi cyane cyagusenyera, kubera ko uburakari bwasenya imyaka 20-15 wamaze kubaka wose, ndetse n'ejo hazaza hawe. Twarabibonye aho umugabo arakara akaba yakwica umugore we, cyangwa umugore akarakara akica umufasha we, bityo rero, cyangwa akica abana be. Bityo rero irinde ikintu cyose cyakushyira mu burakari ubwo ari bwo bwose, niyo bwaba ari buto. Turi abantu dufite kamere yo kurakara, ariko biba byiza kumenya gukontorora uburakari bwawe, kuko nicyo kintu, niwo mwanzi wa mbere ufite. Umwanzi wa mbere ni uburakari. Icyo kintu kirinde. Reka turebe icya gatatu. Ikindi rero ni uko igihe cyawe, kontorora igihe cyawe. Igihe ugira ngo ni gitoya, ni isaha imwe, ni umunsi umwe, uba urimo kunegirija, utagira icyo ukora, ibintu byose ukabishyira ku wundi, ngo nzabikora ejo. Biriya bintu uba wangiza, umunsi umwe buriya wangije, buriya uba wangiza ejo hazaza hawe. Niyo mpamvu nuramuka ushaje, nibwo mu bintu uzicuza ibintu utakoze hakiri kare, uzicuza ibintu byinshi cyane utakoze ufite imbaraga. Biba byiza rero, niba hari ikintu utekereza kugikora, niyo waba nta bumenyi bwinshi ufiteho, we gikore. Ubumenyi buzaza mu nzira urimo kugikora. Nkubwije ukuri ko burya ibintu byose ubona bikorwa, si uko abantu babitangiye yose ihagije, oya, barakoze, barimo guhuzagurika, bayirinda bagera ku byo batekerezaga. Nkubwije n'ukuri ko bashobora kuba barageze ku byo batatekerezaga, barageze kuri binini cyangwa kuri bito by'ibyo batekerezaga, ariko bafashe urugendo, barakomeza, baragenda mu rwego rwo kwiyubaka. Reka turebe ikindi rero, aricyo cya kane.
Ikindi rero tureka twirinde ibishukano. Ibintu bidushuka ni byinshi cyane, ni byinshi, biri ahantu hose, mu mateleviziyo, mu binyamakuru, mu bihita mu muhanda, byo birahari ibishukano. Bityo rero biriya ni ibintu musore wanjye byirinde, kubera ko ni ibintu bishaka kugukerereza mu rugendo rwawe rw'iterambere. Abantu bose babigiyemo muri biriya bintu, cyane cyane urabona ko noneho turi mu isi, nkubwije ukuri yuko aho unyura hose, cyane cyane hano i Buraya, ni abakobwa gusa bambaye ubusa, niyo myambaro yabo ya buri munsi. Bityo rero iyo utiteguye ngo ubyirinde, wowe ufokasinze mu iterambere ryawe, byanze bikunze ushobora kugwa mu mutego utari mwiza, cyane cyane yuko abanyamahanga, abana b'abasore b'abanyamahanga barimo barabigwamo cyane, bakangirikiramo, bamwe bakagarukira muri za pirizo, bakagarukira ahantu kure habi cyane, naho garukira mu biyobyabwenge. Bityo rero reka turebe igikurikiyeho, reka turebe ikindi rero. Reba, hitamo inshuti ufite cyangwa urimo gukora. Bajya bavuga ngo mu kirimi cya kizungu cy'icyongereza ngo the friendship shape the character. Ni ukuvuga ngo inshuti nizo ziguha imico yawe. Bivuga ko nuhitamo inshuti mbi, nuko nawe niho uzaba. Ujya wumva bavuga ngo uri average y'inshuti zawe. Ni ukuvuga ngo niba ufite inshuti 8 zinywa itabi, ubwo nuko nawe ushobora kuba uri muri abo ngabo. Niba ufite inshuti 6 zinywa inzoga, ni ukuvuga ngo niba utazinywa ubu ngubu, ubutaha nawe uzazinywa. Biba byiza rero guhitamo inshuti nyazo, atari za zindi gusa ngo nuko nta kundi wabigenza. Kandi n'ahangaha hari ikibazo nabonye, abantu benshi uzi ko abana binaha banywa itabi. Iyo umubajije impamvu anywa itabi, si uko yakundaga kunywa itabi, ahubwo impamvu anywa itabi nuko inshuti zabo zanywaga itabi. Kandi bakavuga yuko ngo iyo utanywa itabi, ngo akenshi ugira ikibazo cyo kugira inshuti, kubera ko ngo inshuti uyibonera hahandi baba barimo kunywera itabi. Nk'inahangaha mu makampani yose, ahantu hose muba mukora, haba hari akazone abantu bajya kunywa itabi, bahagarara bakanywera itabi aho ngaho. Rero niho abantu bamenyanira, bakaba inshuti. Bityo rero iki ni ikintu kirimo kwica sosiyete cyane. Icyo kintu ukirinde mu gushaka inshuti. Iki kindi rero nacyo reka tukiganireho ku cyerekeye amafaranga. Amafaranga ugomba kumenya ko uyakontorora, ugomba kumenya yuko amafaranga ari wowe uyakontorora, atari yo agukontorora. Bityo rero nutayitaho ngo uyakontorore, umenye aho uyadeployinze, umenye akazi agiye gukora, azagukontorora. Kandi nagukontorora, nkubwije ukuri mwana wa mama, mwana wanjye, ayo mafaranga azakwica. Bityo rero amafaranga akuzaho ari uko agukunda. Nawe rero yakunde, uyadeployinge ahantu hangombwa, muri savings cyangwa muri investment, cyangwa no mu bindi bintu ushobora kuzagiramo asset. Ushobora kugura itaka, ukagura ishyamba, ukakorora, ugahinga ibintu byinshi cyane, ariko agafaranga kawe uko kaba kangana kose ukagakuza, ukagafata neza, bityo kakaza kugoboka ukuze. Ikindi reka turebe ku kindi gikurikiraho rero, ni reka turebe rero mu mico. Rero fata imico yawe, nk'uko nagiye nyivuga, imico yose, uburyo ugomba kugaragara neza, ukirinda ibintu byo kwaya ngo kugira ngo ushimishe inshuti, abakobwa, ibiki. Biriya ni iby'abakene, biriya ni iby'abasikama, biriya ni iby'abantu badafite future. Wowe mwana wanjye, wowe ambara neza, iyiteho, ukarabe, ugaragare neza, ariko muri bya bintu utangije amafaranga yawe, ube umuntu uri simple, kubera yuko imico yawe ya buri munsi niyo igaragaza wowe icyo uzaba, nicyo igaragaza wowe wejo. Ubu nshobora kukureba uburyo wambaye n'imigendere yawe, n'uburyo unavuga, nkazakubwira uburyo uzasaza. Biroroshye guhita ubona umuntu uburyo azasaza ukurikirana n'uburyo yambara n'uburyo avuga. Byonyine mu minota 5 uhita ubona uyu nguyu nuko nguko azasaza uko byagenda kose. Reka turebe ikindi cya nyuma rero dusoza uyu munsi. Nk'uko isi izahora mu challenges, nk'uko isi izahora iduha ibigeragezo,
wowe mwana wanjye, nshuti yanjye, reba reaction zawe mu bibazo byose bibaye. Wirinde guhubuka mu gufata ibyemezo, kubera yuko ushobora gufata icyemezo kimwe kibi kigaba cyasenya ubuzima bwawe bwose wubatse mu myaka 20, 30, 40, 50. Biba byiza rero gukontorora reaction yawe, gukontorora uburyo witwara mu bibazo isi iba yakujugunyeho, kubera ko binoho bizaba wakwemera utakwemera, koko turi ku isi rero isi izatugerageza, kandi burya ibigeragezo biza ku bantu bari very strong. Iyo uri very strong, ikibazo ikikujeho cyose ukibona ko ari nk'umuti, ukibona ko nkaho ari iterambere, mu gihe abandi bavuza induru, wowe ugahita ubona ko ari amahirwe akuziyeho. Bityo rero tuno tuntu nkugireho inama y'uyu munsi, bifate neza mwana wanjye, muhungu wanjye, bikubere inkoni yo gutera imbere, yo kujya mbere. Nizere yuko uru rugendo rw'iterambere, urugendo rw'umufasha uzahura nawe, nkubwije ukuri yuko utazahuzagurika. Ntabwo uzahura n'umukobwa ngo nuko ngo afite ngo ibibuno, afite ibiki. Oya, wowe uzareba mu mutwe we haravamo iki, ese muhuje injyana, ese ni umuntu utarakazwa n'ubusa, ese hari ibintu byinshi muhurijeho ku buryo yaza aje kugufasha mu kubaka urugendo murimo, kubera ko numufasha aje kukuzuza, ntago aje kuguparamira, ntago aje kugusenya, aje kugira ngo akuzuze, mukomeze urugendo rw'iterambere. Reka ndangiza ahangaha rero, mbashimira mwese, ubwo tukomeze tuganire nkuko ndangiza mbifuriza imigisha y'Imana. God bless you, God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.